nta mpamvu n'imwe ufite yo kugira ikibazo. Yego birababaje kuko wamukundaga, ariko Kevin arahara azaguhoza ako gahinda kose. Umva aguhanagura amarira kwibagiza umubabaro uriya mukobwa. Kuba atanze make miliyoni 30, izindi miliyoni zingahe zisigaye azazizanira rimwe. Ibyo bifaranga byose bize bibi byanjye. Yes. Ntabwo napfushije bwose, ariko ibyo bifaranga ndi kumva menya umuntu atabishyira no muri iyi nzu ngo bijyemo. Se ko mbona ubabaye. Ako mama nabuzwa n'iki kubabara? Shake ni ihangane nyine akababaro kawe ndakumva, ariko nta kundi byagenda. None se wagira ute nyine? Mama ntabwo wakumva ngiye nk'uko ndimo ndakumva. Ubu ndimo ndatekereza nkumva ibintu byose kuri isi ntabyanze. Mama kuki yagiye akansiga koko? Neza washakaga ko mujyana hari abapfa ngo bajyane? Njye ndumva icyiza ari uko twari kujyana. Yego bakobwa bakuwe. Niko se muhungu ukagenda ujyanye n'umukobwa, niwe mukobwa wenyine kuri iyi si uhari? Ma kubona noneho ukuntu hano hantu ari umunyenga, simuka twicariye mu ntebe tworoye n'udukoko. Uriya Imana yaradukoreye pe, yica bariya bana. Ntabwo twari kuzapfa dukize n'uko, Ariko ubundi barakuroze. mba mvugaga Imana yaragukoreye bashiki bawe barapfa. buri ibintu mba mvugaga byumvikana kandi 100%. None zubwo urambwira reka mbaze nkubwire, ubundi wowe wari kuzapfa wicaye mu ntebe nziza gutya? Wari kuzapfa ubonye inzu nk'iyi ngiyi? Hakuze ko urutwa n'izi nkoko. Ndabizi. Ubundi ubona umumaro Mariya ari Reka uwo. nkubwire. Usibye kuvuga ibintu by'ibitagaragase gusa. Imana yaradufashije. Ngiye Mana ndanagushimira. Mana ndagushimira kuko ntabwo ibi bintu twari kuzapfa tubigezeho byibuze mama azapfa yishimye avuga ngo yabonye yageze mu nzu. Genda mbese. Mama ngiye nakubeshya. Ngiye mbona urara umukobwa Imana yari yandemeye wenyine. Ariko koko Kenny uracyari umwana, nubwo numva rwose uri aho ngaho. Uraho mba mbona uri mu mandazi pe. Wari gupfa ujyanye n'uriya mukobwa, naho se jewe mama wawe wari kumusize hehe? Isekere rwose. Nta n'umuntu ujyana n'undi. Isekere wowe ufite impamvu, naho ngiye agahinda kenda kunshengura umutima. Ubu nsigaye ndya ibiryo bikagarukira mu muhogo. Ariko Kenny rwose isundi ubwo ufite ikihe kibazo? Kiki se? Nta mpamvu n'imwe ufite yo kugira ikibazo. Yego birababaje kuko wamukundaga, ariko Kevin arahara azaguhoza ako gahinda kose. Umva aguhanagura amarira kwibagiza umubabaro uriya mukobwa. Ugize ngo ikigo Ariko mama uriya mukobwa ari na mwiza. Kevin. Kenny ariko ihangane nyine nta kundi. Ngo Kevin nganga agira ute? Kevin azaguhoza amarira. Uriya mukobwa kugira mukundi nawe nakibona apfa. Erega buriya nubwo utabibona nifatanyije nawe mu gahinda pe, kandi na Kevin yifatanyije nawe mu gahinda. Yarababaye shawe, yarababaye wongereho ngo yarababaye, tutitaye yuko wenda bari bahanganye baguhanganiye, ariko kuba Gabi yarapfuye yarababaye rwose Kevin. Niyo mpamvu rero jewe numvaga inama nakugira nk'umuhungu wanjye, wafata icyemezo ukagenda umwibagiza gake gakeya, hanyuma Kevin ahubwo ukamwiyegereza kugira ngo abashe kuguhanagura agahinda akwibagiza umubabaro. Wabuze ibyo uvuga kandi uracyanywa bya bitari. Wari warambwiye ko wabireka, ubu waba uri muzima ukavuga ibintu nk'ibyo. Ase mama reka nkubwire, byo wibagirwa abapfuye. Ubu ngubu turi mu isi yo kwishima. Kwishimira ko bapfuye. None se basi bwo reka nkubaze,
ubu ngubu wakwishima kuba bari bahari uri muri kariya karuri wiri guhinga bitera wiri kugira kuko ubu ngubu nibyo bintu wishimiye. Ubu ngubu Imana yaragufashije ubona inzu nziza nk'iyi ngiyi, wicara ahantu heza urarya saa sita na nimugoroba, none ngo mama rwose nawe imibare yawe mba mbona ari sinzi. Mama ibyo nari kumbwira ntabwo byashoboka, genda abona ahubwo uriya kugira anyibagiza agahinda yakanyongere. Gute se ko afite amafaranga, akaba ari mwiza, akaba yitonda, iwabo bakaba ari abakire, akaba yarize, akaba afite n'akazi keza, none se amafaranga atanga ibyishimo? Ibyishimo bya mbere ni amafaranga. Ntabwo uzi ko bajya bavuga ngo nta mafaranga nta buzima. Amafaranga kandi igihe ni amafaranga. Ngo fata igihe Gabi yagutesheje, iyo uza kuba warakundanye na Kevin, ubu ngubu ntabwo biba bigeze kure. Ubu ngubu ntuba ufite amafaranga menshi cyane kuko yabona ya Kevin byari guhuga. Mama ngiye maze kubona kunyanga rwose. Kenny ntabwo nkwanga pe, urabizi narakubyaye. Nakwangura umwana wanjye ni kuri. Ngiye mpamvu ndi kubikubwira, iyo uza kuba unkunda ntabwo uri kumbwira uriya mukobwa ngo ni Kevin, uzi n'ibibazo nibereyemo, sindatuza sindibagirwa ko shewe wanjye mumaze kumubura, nawe ukurambwica mwana. Icyo nkubwira cyo mwana wanjye ni inama ndimo ndakugira, kandi nusanga ngushuka uzanyange. Ndi kukugira inama ariko ntushaka kunyura. None se nka buriya reba Kevin, ubukwe bwawe nawe ntibwaba ari bwiza? Utabeshya urabona ubukwe bw'uriya mukobwa wo kwa Beatrice ko kutabeshya, ubundi bwari kuba ari bukwe nyabakiko. Ako turifite. Ariko se reka nkubaze, ko y'urugo bwataraye ahangaha nta kintu ukora. Izi ntebe urimo kuvuga yego ndabishimira Imana yarabimpaye pe, ubwo niryo geno yari yangeneye. Ariko ubu izi ntebe uri kuvuga zavamo umuceri, ubu nazituma zikajya kuzana umuceri zikawurema. Ariko abana banjye barampahira. Reka nkubwire, ubu ngubu byibuze dufite icyizere cy'uko ziriya miliyoni bagiye kuzaziduha, urumva? Ariko nawe ubu nturakare, miliyoni zije twarageze no muri ino nzu y'umwana wawe, ariwe mushiki wanjye, Imana imutuza heza. Urumva hari ikibazo biteye? Erega mama, ubundi ugomba kwivanamo ko abana bawe bagiye, ugatangira ubuzima wishimye. Noneho hari amafaranga nazayo azaba ari akarusho. Miliyoni 120. Umva genda ajya kurindagirira hirya. Ngende umva ikiba kigushimishije n'amafaranga, nubabajwe nabo mwonsi ibere rimwe mukajya mu ndimwe mukajya mu mukongo. Konsi ibere rimwe si nubwo twonsi ibere rimwe. Reka nkubaze, niba twaronsi ibere rimwe bari hano, ni igiki nungukaga? Nicaraga muri iyi nzu nziza, nararyaga ngahaga, byagenda gute? Umva gihe wahereye umbwejaguraho kirahagije. Genda wahira utwatsi unagire ziriya nkwavu, maze ubyibona ububyukuza kwirwanya samye. Ahubwo bareka nkubwire, ushaka umukozi. Ushaka umukozi ma, erega Imana yahinduye amateka. Ako menya barakuroza. Ubundi si umukozi ayo mafaranga uvuga wayabonye, cyane ukuvuga mu kirere uzamuhemba iki? Reka nkubwire, uzamuhemba icakwa hazawe. Ariko nukuri mama, reka nkubwire, ugomba gukurikirana iki kirega yari amafaranga gasohoka. Uzajya kurindagira wowe, zaba mbikurikiranga abana banjye mbabone. Gusa nyine ma, nanjye nukwihangana pe, nukuri. Yenda wehurikira moromo. Ahubwo nta kuntu washaka ukuntu ubu mpaye nk'ibihumbi 30. Ngubu nanjye natangiye gukunda. 30 se mbikure? Sima, kuko abantu bose bagiye baza bagukora mu ntoki, ngo nta 30 ufitemo. Nese undi kiri kurya amabuye. Nyine twe turifite ariko si bo bafite iki. N'Imana iravuga ngo ufite iki ngo mpereho. None se ubukwe bafite iki se twari guhera? Ubukwe ninjye wari kubukora, ntabwo ari uriya wari kubukora. Ugakorera ubukwe uriya mukobwa mu batindi, yewe niyigendere cyakora aruhukire mu mahoro. Ni ukuri yari umuntu mwiza, twaramukundaga. Ntabwo nanzi kuri umushinyaguzi. Oya ni ukuri ntabwo ndi umushinyaguzi. Uzi ko kuba yarapfuye ahubwo mbona bigushimishije aho kuba uri no nanjye mukabana. No kuba yarapfuye ntacyo nahombye, nta nicyo nungutse, ariko narababaye kubera ko nawe ubabaye.
ariko kandi iyo mba mwanga cyangwa mbyishimiye ntabwo mba mvuze ngo naruhukire mu mahoro. ibyo ni byandi bita kurenza. Oya ni ukuri Keni. maze iyo kimaje gutumba kimaje guhaga imitsi yanjye gitangira kirojangwa. Ibyo urimo kurya uri kurya amabuye ntago ari amafaranga uri kurya. Kono urusurwana nahurukiye nakuze neza. Kumaze kugira ntukazajye utuma nicuza icyatumye kubyara wa mwana we rwose. Uri kunsaba amafaranga watangiye gukunda ushaka kuyashyira indaya. Oya ni umukobwa dukunda. Izo mbwebwe kazi z'abakobwa ushaka gushyira ayo mafaranga utakoreye. Tanukira tukabipfa. Tanukira sheri nkagukurikiza abana bawe. Gashirira amenyo. Njyewe ntago ibyo bintu mbishaka mu matwi yanjye. Kandi ibyo bihumbi 30 urabima nutabimura abone icyo ndakora. Genda ajya gushaka amafaranga ujye kuhizo nkohe. Sureba ngo wageze muri iyi nzu ngo wabonye umutuzo. Nutajya umpereza icyo nshaka nta mutuzo uzigera ubona mwayinonze. None ndakuza uhazi itabi. Wagiye kwahira zira nkwavu. Ubundi nta nkwavu nahirira njye nakubwiye ngo ushaka n'umukozi. Kandi ibyo bihumbi 30 ndabishaka. Ibintu byahinduye isura. Amafaranga yose baguhaye wapfishije uragiye urayari urayamaze ngo njye nta n'amafaranga uramamo. Byose wabyigiye kwa. Ubuswe yapfuye ansigiye iki koko? Ubu bashike bapfira iki? Bansigira kino cyorezo ko. Ndi cyorezo se? Mbi cyorezo ariko mu amafaranga. Banda yanjye. Abandi babyeyi barabyara. Ngewe nkubwiye ngo mama. Ibihumbi 30 niba uzi ko utararara ubimpaye. Nta mahoro urigera ugira muri iyi nzu. Ubitekerezeho. Umva sinkubwiye ngo mpigisubiza aka kanya. Ariko ibyawe na Kevin ubitekerezo. Kevin aragukunda. Kevin n'ubu ngubu yiriwe ahangaha niwe wagufuriye, niwe waguhanaguriye inkweto. Kevin niwe waje gutegura buri kimwe cyose uyu munsi. Ndetse n'imyenda wambaye ni Kevin wayimesha. Nukuri pe nushaka unoge mwana wanjye. Nushaka unoge rwose. Kandi nukuri worohe mu mwana wanjye ndagukunda. Kandi nukuri singushuka pe. Ariko mana we abakazana baragwira. Ese ubundi da simfe ngo ni nuko yapfuye. Ubundi uriya mukobwa. Mukobwa kwa Beatrice. Beatrice uhingira amafaranga. Beatrice urya ari uko yaciye inshuro. Ego mana yanjye nari kuzashiduka mbona n'umwana wanjye bamujyanye mu biraka ahubwo mbona ari nka karande yiwawe nagenda cyakora naruhukire mu mahoro. Yanze bikunze umwana wanjye azamwibagirwa. Umwana wanjye nibyariye azamwibagirwa ntago bizarangirira. Azagumiza asatekereza abapfu kandi abazima bahari. Kanze nanigendere. Stress we. Ariko koko mana yanjye Ken yakunze Kevin koko. Aha. God action. Uyu munsi nibwira utarama ikintu bise ibihumbi 30. Nta mahoro ugomba kugira. Ntabwo ugomba kurara neza. Niyo ngombwa unasohoke. Kuko ntabwo naba mfite ubwo se ufite amafaranga ubwo urayafite yo kujya urigaburira ukakemura ibibazo byawe. Ntabwo ngenza akemura ibibazo byanjye. Aha ndabizi n'undi nabyaye ikishe. Meze neza. Aha wa mwana we ndabaho kubera mpumeka. Narinje rero kukubwira nje kukwihanganisha ukomeze wihangane. Dore ibintu nubwo bidakomeye ariko nanone nari muzaniye amakuru nyine agize icyo yagufasha. Mwana wanjye narihanganye none se katari nge gusa bibaho. Hariya ni wabo wa twese. Nta kundi nyine umubabaro ntububura ari kugera ukihangana kuko abantu bose bibabaho da. Mwari mukomeye ariko se nari meze neza nuko nari maze iminsi ndi kwiruka muri cya kirego cya wa muntu wagonze abana banyu. Twabishyize ku murongo
amafaranga nyine ya mafaranga nari nakubwiye bemeje gutanga wa muntu nyine wagonze mbona miliyoni 120. ni ukuvuga ngo muri miliyoni 120 ziri hafi kuza ejo bundi kuwa gatatu bazaba miliyoni 30. no ariko izindi zo bazazizanira rimwe nyine urumva ntabwo yaravuze ngo ntabwo yose yahita yabonera rimwe agiye kuba atanze make miliyoni 30, izindi miliyoni zingahe zisigaye azazizanira rimwe. Ibyo bifaranga byose bize bibi byanjye. Yes.